turabasuhuje rwose mwagiye muvuga muti nzandane zo muri Murera zo muri epi Nyamukandagira muri Polisi mu makipe atandukanye turazifite tuziganire turacyafite iminota ishika muri 28 gutyo tuganira kuri izo zandane mushaka muri rusange. Hanyuma kuri eshatu akadomo irembo akadomo go akadomo ranawa byinshi cyane byo kuzageza niho ujya maze ugahitamo serivisi z'irangamimerere wifuza nk'icyemezo cyo guhinduza izina, gusaba gukosorerwa indangamuntu, gusaba indangamuntu n'ibindi bikorerwa kuri Kwirembo. Hanyuma muri Mukamira niho dusanga rwose ibijyanye n'amata cyangwa ibikomoka ku mata byose. Mukamira gufite yawurute zidakenera gukonjeshwa. Iyi yawurute rero yihanganira ubushyuhe, ushobora kuyipfunyikira umwana agiye ku ishuri, yuje intungamubiri, iri mu moko abiri, harimo iyo bita strawberry ndetse na vanilla, ifunze mu gakarito ka mililitiro 250. Iyi yawurute rero rwose nyamuneka muyigure. Mukamira rero drinking yogurt ni yawurute iherekeza umwana umunsi wose. Mukamira drinking yogurt si ibyo se. Hanyuma rero reka tujye muri zandani, tuzihereye muri Gorira iyoborwa na Bwana Mudaheranwa Yusufu. Yanatwemereye ko tuzamutumira muri iyi minsi akazaza kutuganiriza uburyo sezo yarangiye yagenze n'uburyo iyi ngiyi tuzatangira mu kwa 8. Nabonye barashyizeho gahunda yose uburyo iza ipanze, icyo abantu bakibaza kubyo azaniye Liverpool umusore Rwanda Premier League tuganire muri rusange. Ariko ikipe ye arimo arayubaka gute? Kirasera yavuzwe muri Polisi Bwana Iberi, ariko byarangiye ababwiye ati Sobuto. Yego, ariko Kirasa ni umwe mu batoza mu by'ukuri wavuga ko mu batoza b'Abanyarwanda bagize mu by'ukuri imibare myiza cyane muri sezo ishize. Hanyuma Kirasa yarasoje amasezerano mu kipe ya Gorira, bivuze ko yari umutoza nyine uri ku isoko, amakipe menshi yaramumwegereye cyane cyane nk'ikipe ya Mukura Victory Sport Erozi. Twigize kuvuga hano ko Mukura ifite batoza 4 igomba kurebamo umwe, ubwo ndavuga mu batoza nyine iragiranye ibiganiro nabo. Abatoza rero barimo uyu Alain Kirasa, cyane ko bavuga ko uburyo bwe bw'imitoreze ashingira cyane ku gukarishya umukinnyi physically mentally cyane buri amwe mu batoza bashyigikira cyane ku myitozo bayitangira mbere, kuko uzareba ikipe Gorira kuva yageramo ni ikipe itangira imyitozo kare. We abwira buri haji ko bagomba kuba mu by'ukuri mu kwezi kwa 7 bamaze gukora ibijyanye n'amarekritema ku buryo tangirana ikipe akabakarishya muri uko kwezi. Ubwo nibwo bakinamo match za gishuti, nibwo abakinnyi bagenda bamenyerana kugira ngo atangire shampiyona. Ikipe imeze neza kandi bura Gorira nimwe mu makipe atangire shampiyona neza, kuko urabyibuka ko mu ntangiriro za shampiyona yari yakabiri kuri Rayon Sport, cyangwa se yavuye kuri umwanya cyagitsina muri Rayon Sport. Yamaze igihe kinini cyane mu makipe ane ya mbere. Yego, Alain Kirasa rero yarebye projet z'amakipe yamwifuzaga, ubwo ni Mukura, Polisi ndetse na Gorira. Abona byaba ari byiza ko yaguma mu kipe ya Gorira agakomeza gukorana na Haji, cyane ko ikipe ya Gorira nta bakinnyi benshi yatakaje, n'ubundi abakinnyi bari kumwe sezo ishize baracyahari. Yamaze rero kongera amasezerano muri ikipe ya Gorira, akaba yongera amasezerano azamugeza muri 2027. Umuntu yavuga ko ibya Gorira ibyabo babikemura kare niyo mpamvu bamwongera amasezerano hakiri kare cyane, kugira ngo na president amenye ko umutoza gihari. Ubwo ikigiye gukurikiraho rero no gushaka abandi bakinnyi. Gusa bura Gorira Delal ntabwo ari ikipe indagurika cyane buri sezo nk'ubu rwose, ntugire ngo na abakinnyi benshi bazazamo, ntabari bahari sezo ishize kongeramo andi mari touche make baguhundi bagatangira shampiyona. Ku mutoza nka Kirasa ntekereza yuko n'ubundi ekipe ya Gorira uretse wenda mu minsi ya nyuma aho bitagendekeye neza, aho naga yuko abakinnyi batarabanebwe bagize sezo nziza. Umutoza unako rwose muri iki gihe kimwe mu bintu byangombwa bakoze cyiza kuruta ibindi byose ni no kumugumana, kuko iyo bamutakaza bari kuba basa nkaho batangiye bundi bushya. Ubona yuko abantu basore benshi bagorira n'abasore bahise bahwana n'ibyo umutoza bifuzaho, ubyo bagarutseho hejuru, yaba imibanire nabo, uburyo avugana nabo no mu kibuga performance. Kugiye kureba muri match 30 za shampiyona yatsinzemo match ndumva 11, anganya 7, yatsindwa 12 gusa, tsinda ibitego 27, yinjizwa 25, agira amanota 40 muri shampiyona, asoreza ku mwanya wa 7 kuri ekipe nka Gorira. Ntago ari ibintu bibi mu by'ukuri. Mbona yuko ikintu kimwe cyiza cyane Yusufu akoze, perezida w'ikipe ikaba n'ikipe no kumwongera amasezerano,
Mukura nayo byari we byiza yimukenera ko Mukura buriya yishimira imikinire ye kuri kuntu bakina bahererekanya abizwe equipe za Kirasa ziba zikina zihererekanya. Mukura yavuga ati rero yaba ari umuntu waza gukomerezaho n'ubundi natwe niko tubyifuza ko equipe yacu yabikina, ariko kimwe mu bintu bakoze neza Gorira ikindi kintu bagomba kwitaho cyane no kutazatakaza abakinnyi benshi bayifashije. Umutoza nabo bamugumanye ku buryo banakoze retushe batahinduramo abakinnyi benshi, ariko muri rusange mbona yuko nawe ku rwego rw'ibyo yari busabwe ahandi, ubwo ndavuga nko muri equipe ya Polisi FC. Equipe ya Polisi ni equipe bijyanye n'uburyo yiyubaka igihita gutuma ibintu binini ugasanga wenda utaragera ku rwego rwo kwita bitanga uwo mwanya, ariko kuri equipe nka Gorira ku mikurire n'iterambere ry'umutoza nka Kirasa ndetse no ku iterambere ry'ikipe nka Gorira, equipe yifuza kuguma mu cyiciro cya mbere, equipe yifuza gukora neza, equipe yifuza gutsinda amwe mu equipe akomeye muri ubwo buryo. Ntekereza ko ni projet ihwanye n'umutoza n'ibirasa harimo bihwanye, harimo donc kuba imikurire ya Gorira n'iterambere rya Kirasa by'aka kanya hari uburyo harimo ikimenyetso cyabihwanye muri ko bizagenda neza kurushaho. Yakoreye akazi gakomeye cyane ko Gorira mu myaka 5 imaze mu cyiciro cya mbere, n'ubwa mbere sezo ishize bagejeje amanota 40 muri championnat. Kuva yazamuka kuva Gorira yazamuka igira mu cyiciro cya mbere n'ubwa mbere bagejeje ku manota 40 bagize muzanirano bandikaye yazanafasha cyane ku kintu kijyanye na tara. Kirasare yari mu bantu bazi gukurikirana amatara, gukurikirana nyine abakinnyi bakiri bato. Urebye n'iyi Gorira academy kayo under 20 yayo azabafasha cyane kuzamura ko Gorira nabonye iri mu makipe afite under 20 zikomeye, ifite tara nyinshi pe, ahubwo irabura wa muntu noneho uzaze, kuko hari ikintu kigora abantu benshi mu Rwanda kuvana tara wenda muri za under 20 kugira ngo zintegre mu cyiciro cya mbere bikunda kugorana cyane. Rero icyo kintu Kirasa azakibafasha cyane. Yifuza n'ikipe ya Mukura ubwo byarangiye Mukura ikomeza ishakira ahandi. Tujye mu ikipe ya Polisi. Mu ikipe ya Polisi magingo yangaya biravuga ko uyu mutoza Ben Musa ngo yamaze kugera mu ibe. Yego yitwa Ben Musa. Buriya ikipe ya Polisi bimwe mu bintu biri gutuma itarasinyisha abakinnyi yakomeje kwifuza kugeza ubu nuko itarabona umutoza mushya, kubera ko hari abakinnyi benshi Polisi yumvikanye nabo, ariko ikababwira ko ibijyanye no gusinya amasezerano bigomba kuba wenda umutoza yamaze kuza kugira ngo wenda nabihe umugisha. Hari abatoza benshi rero bari kuvugwa ko bakinjira muri ikipe, ariko uwo bigaragara ko ibiganiro byaba byaragenze neza hagati y'ikipe ya Polisi yitwa Abudesatari Ben Musa yahoze atoza ikipe ya APR. Murabyibuka ko yari yungirije Adil muri APR, Adil aza kugenda, Ben Musa asigarana ikipe, yarirukanwe muri sezo hagati. Ben Musa arisigarana rwose aranabatwara, birangiye batwaye igikombe cya shampiyona badatsinzwe. Kurabyibuka ko Ben Musa nawe aho yasigarana ikipe ntabwo yatsinzwe. Ben Musa rero ntabwo rwose ikipe ya PL igeze mwongera amasezerano cyane, kurumva ko yamufataga nk'umutoza wungirije, yaragifite ako kantu k'agastatiko ari umutoza wungirije, baza kumurekura nawe arigendera. Ariko navuga ko aho yagiye muri Tunisia yatozaga ikipe bita AS Marsa, ni ikipe mu cyiciro cya mbere muri Tunisie. Yitozaga nk'umutoza mukuru, birumvikana ko noneho cya kindi APL yasaga naho yamuhoye cyo kuba yarafite statut yo kuba assistant coach, ubu ni umutoza mukuru. Ikipe ya Polisi rero ubwo ibyo byose yari bizi ko Ben Musa Ako Ben Musa tunamushimira kuko yafasha n'abakinnyi b'Abanyarwanda. Yego kubona ama equipe barimo ba Niseti fashe kubona equipe muri Tunisia. Aboneri Mugisha Boneri yamufashije nazafashe n'abatayici, yajyanye Kedi burajyanye Kedi basanze fura Kedi nubwo byaza kugaruka. Ari n'abandi rwose yabashaka isoko muri Tunisia. Ari n'abandi nk'ubu nka Baka, umutoza ukunda Baka cyane. Baka yambwiraga ko nawe hari indi kipe uyu mutoza yari yamuboneye, ubwo yari Ben Musa agaciro kandi yamurikije iyo kipe kujyayo wenda bitarakunze. Ama equipe yo muri Brazil igihe uyu niba yanasinye bakugurira ikere ko rwo nabanzotanga birashoboka. Ariko Ben Musa ubwo igihe hari ku makuru hari pe Polisi yasanze ku batoza abandi yatekerezaga bisa naho bigoye ko kugarura Adil nyine rukuntu tura tuntu tw'amakroshaje agira n'abakinnyi n'abayobozi. Adil reka mbabwize kuri Adil. Adil ni umutoza mwiza pe ku bijyanye no mu kibuga, ariko murabizi neza yuko izi nzego zacu z'umutekano
ikintu cya mbere mpagazeho ntabwo ndimo kugishidikanyaho mpagazeho tugatanu babanza kureba mbere y'ibindi byose waba warize waba muri BPR bank baragura ku myaka 50 irashize BPR bank kugeza aho ikintu ibyiza kijyanye gusa n'ikinyabupfura imyifatire disipurine bo bemera ko ufite disipurine bemera ko nta kintu utageraho ibyo bijyana ibyo rero kuba uvuga ngo watoje Real Madrid nushaka kuba waratoje waratwaye ibikombe bifatika byose udafite disipurine ntibihura ntibikunda ntimukorana ibyo mujye mubimenya niyo waba uri umunyamakuru disipurine yawe bayikemanga ntirekereka ntabwo bikunda ibyo sinzi abantu mu impamvu batarabimenya so rero iyo adiri akantu ka disipurine karamugonze kuri aba bagabo ni ibintu bitari mu bwiru ni ibintu byabereye hazarani sibyo so rero kuvanga agiye kuza muri polisi iyo question mark nyine irahari yego polisi si APR ariko nyakunda kubivuga barigani bakabisekamo mvuga ngo ni friendly forces byose ni force ya cyane kandi izo forces zose zireba kuri iyo discipline ndimo kuvuga yego ntabwo nzi icyatumye batazahita amadini batamuhisemo ariko nibo batazamuhitamo ingingo izamugonga ya mbere izatuma aza kuri nomero ya kabiri ni iyo ngiyo mbabwiye imyitwarire byagorana adiri rero rwose abagiye bamuzana mu Rwanda ashobora kuzaza agatoza izindi kipe z'abasivili ariko izi zifite aho zishamikiye n'inzego z'umutekano njye simbibona hafi aha ngaha yego ubwo rero Ben Musa amakuru mfite ni uko icyumweru gitaha nibwo polisi izamutangaza nk'umutoza wayo urumva rwose baravuga ko yamaze no gusinya hari undi mutoza wavugwa witwa Gibukasa ariko Gibukasa nawe bararebye basanga nta bigo afite kandi yabaye hano mu Rwanda urebye muri Rayon Sport ntabwo bavuga ko aricyo giye abafashije ikindi buragi ni umuntu utaba hamwe kuko wasangaga ari muri Rayon Sport ejo akaba ari mu ikipe y'igihugu y'abateje imyaka 23 ya Congo cyane ko n'ubu ngubu bakubutse muri imikino ya under 20 gusa yamaze kuvayo ntabwo n'umutoza umuhanga ari kubona katari hamwe ntabwo ari umuntu uri hamwe cyane nk'ubu AS Kigali yamutangiranye sezo kuri journée nk'iya kane Gibukasa arigendeye rwose anagenda no mu buryo butari busobanutse cyane basigana na Shabani utu tuntu twatumye nawe basa n'amushyira ku ruhande ariyo mpamvu ubona ko imbaraga zikomeye cyane bazishyize kuri Ben Musa ku buryo next week cyumweru gitaha baza kumutangaza umutoza wabo mushya Polisi ahubwo Gibukasa kumuhuza na Polisi Gibukasa ubundi muri AS Marsa uyu mugabo Ben Musa yigeze kumugira umutoza we wungirije ari muri Tunisia so ahubwo birashoboka yuko kereka ari umutoza Ben Musa isari uvuze ati twakoranye neza muri AS Marsa mwamuzana akaba yakomeza kunyungiriza ngo byaba bisigaye kureba niba habaho kumvikana ariko ko bigaragara Ben Musa niwe wahawe ayo mahirwe ni byiza ko equipe ya Polisi FC kuba bahisemo umutoza nibura ufite amakuru ku bakinnyi benshi b'abanyarwanda ndetse bamwe na bamwe banari no ku isoko ubigarutseho babaka n'abandi bamwe na bamwe APRFC yarekuye n'umugabo wanyuzeho muri shampiyona nubwo yayisigaranye pyara nk'umusigire ndumva phase retour yose ya saison 2022-2023 ariwe wayitoje nibura aza makuru arenze yakenera kugira ngo agire icyo akora muri equipe ya Polisi FC ikindi kandi ubona ko ari umwara busa naho watuje ntabwo bameze nka badije cyangwa abo bita bakari mukuda muramwibuka wari kumwe na Thierry Froge umutoza wungirije ubona we mu by'ukuri ari umuntu utuje muri we ni umuntu utuje w'umutacticien utekereza mu buryo bwagutse gusa afite akazi gakomeye cyane ko uburyo Polisi FC muri no myaka itambutse irimo yiyubaka ni uburyo bwo buyubakira gutwara igikombe cya shampiyona urebye amazina ishyiramo buryo igerageza niko bimeze ngo niba washyizemo Meri Biteri nyine bayubaka arizo ntumbero nicyo nagiye kubaza yego ko buri gihe Polisi ku isoko yego ibiri muri ebyiri nziza ziyubatse neza navuga yiyubakira nyine ariko shampiyona ijya kurangira ariko shampiyona bikayangira ari nk'iya gatanu cyangiye umuntu
gitera agahinda ariko uyu mugabo yayitwayeho muri APRFC muri Polisi FC. Ibyo ni bimwe mu bigiye ni kimwe mu giti utagiye kwinjirana muri Polisi n'ubundi. Ese wowe wakora ibirenze ku byo Mashami yakoraga? Warenza ku byo yakoraga? Yaduheshaga igikombe nibura tukaba twanyuzamo Super Coupe cy'amahoro. Ese wowe warenzaho kuri ibyo ngibyo ku mazina y'abakinnyi wadusaba tukaba twagushyiriramo? So ni umukoro kuri Ben Musa nabo bazafatanya muri equipe ya Polisi. Bizasaba kuba bakora icyo bita double travail mu mupira, kora akazi kisumbuyeho ko watekerezaga ko muri APR mentalite z'abakinnyi benshi baga batekereza ko n'igikombe bagomba kugitwara. Mentalite y'abakinnyi ikaba yafasha umutoza no kuba akazi kamworohera, ariko muri Polisi ni shift agomba kwinjiza mu bakinnyi itarigeze hajya na rimwe mu myaka yose yabayeho. So urumva rero agomba kuza afite ibitekerezo bishya, agomba kuza amayeri mu kibuga yiganje kuruta ibindi byose. Amayeri ya mbere azabanzirize mu bayobozi adera, kuko n'ubundi iyi profile irahaheruka. N'undi Frank Notari nawe yaje ari umutoza mwiza, ari mushya muri shampiyona. Tubona ari umutaktisi, ari umutoza mwiza w'umuhanga, ariko nyine se abo noneho bo hejuru. Azuragira ngo ubundi ari umutoza Polisi yatunze mubi wapi, ariko nyine abo bo hejuru abamufasha. Yose Mashami we yari mubi, umuntu ufite profile y'ikipe y'igihugu. Mashami nawe ntago yari mubi, uzi shampiyona. Niyo mpamvu mvuze ni wanatwaye n'ibyo bikombe. Ni double travail, n'akazi agomba gukora kisumbuyeho kuba hasanze. Polisi ari interview igeze guha Bulldog aravuga ngo nta muntu mpanganye nawe, nta bibazo bindi mpanganye nabyo. Ati ngiye mpanganye nanjye ubwanjye. Niko Bulldog yavuze, ati mpanganye n'iterambere ryanjye, mpanganye n'imibereho yanjye, mpanganye nanjye ubwanjye na roho yanjye. So abayobozi ba Polisi baragura abakinnyi beza, bakagura abatoza beza, ariko bakwiriye guhangana nabo ubwabo. Ariko rero umupira w'amaguru niba bazigura simbizi, ariko Polisi bibazo ifite ibi byo kudatwara igikombe, kandi tubona yaguze neza, kandi tubona yakoze rekritoma nziza, hose tukabona ni byiza, prime ni sawa. Ibibazo ifite isigaranye ubwo ni yibwiza ukuri. Abayobora Polisi bazibwiza ukuri, irebe mu ndererwamo, bahangane nabo ubwabo, bahangane na roho zabo ubwabo. Ariko njyewe hari indi nibwo ikibazo cya Polisi kizakemura. Noze byo tuvuga ngo Polisi mu mikino y'intoki byarakemutse, ese uba twari bikora. Umva mubwira uvuga, njyewe hari indi nguni mbibonamo, wenda iyo nguni nayo birashoboka, ariko hari n'ingiyi. Polisi FC nibyo iriyubaka ikagura abakinnyi beza hano muri shampiyona. Meri bitera umwaka ushize rutazamu avuye muri Bugesera, ariko umva iki ngiki umukuru w'igihugu igeze kubivuga, avuga ngo Amavubi arakina ngo ariko akabura the spirit behind. cyane nanjye Polisi arwo nyireba nyine nkabura the spirit behind. uraganira n'umukinnyi bararwanira n'ikibazo n'igani, ariko rero iyo spirit irabura. ujya ubona nk'abana bafite muri APR mugane baravuga bati ukigera hano pe ubona ko APR mentalite ya itandukanye no mu yandi makipe ubona na Rayon Sport bagira mentalite iri hejuru. Ariko muri umukinnyi wa APR niyo general atamuhagarara imbere ageramo ubwo akihindura. Ariko njyewe iyo agiye mu kibuga iyo spirit turimo kubura muri Polisi, umukinnyi wa APR afite ikimusunika. Uziko Polisi mara match esheshatu bro, nta nsinzi esheshatu, kandi bikarangira gutya, utsindwa nganya gatsindwa bikarangira gutya rwose. Ubona nta kintu cyabaye. Uraganira n'umukinnyi akakubwira ati twe twibereye muri Qatar, ariko rero reka akubwira ati twe turi muri Qatar. Abakinnyi ba Polisi bari muri comfort zone nyine. Polisi ngenda abwira abayobozi bafande mu Nyambo niba banankurikira, ikipe yangezeho yitwa ngo ni ikipe y'amasaziro, bayita Qatar, ni ikipe y'ahantu bari tayaringa fande mu Nyambo. Ikipe ya Polisi FC gize ko nguna amasaziro y'abakinnyi bo mu Rwanda cyangwa n'abanyamahanga. Buriya n'abakinnyi hariho n'abakinnyi bifuza kuba bakiba muri Polisi. Ubwo reka nkweni inkuru tunajya muri Rayon Sport. Buriya nka Mugisha Didi ubona ko yongera amasezerano muri Polisi, ntugire ngo nuko Polisi yamuhaye amafaranga menshi kurusha Rayon Sport. Reka da, buriya Rayon Sport yamuhaga miliyoni 12
yanze kujya kuri pressure agasinya imyaka 2 n'umushahara w'ibihumbi 800 ariko barabimenya muri polisi n'amafaranga Mugisha ari guhabwa muri Rayon baramubwira bati twe turaguha miliyoni 10 ku myaka 2 tujye tuguhemba miliyoni ubundi ubwabyo urumva ko range y'amafaranga n'umushahara nta tandukaniro ririmo umushahara wa miliyoni hamwe handi 800 hamwe 12 handi 10 nta difference nirimo ku buryo wava muri cyatumye ahitamo polisi ahubwo pressure yo muri Rayon Sport niyo muri polisi utatsinze watsinze biratandukanye cyane ibyo ndabyemera kuko nese nka Mugisha imyaka amaze muri polisi bamuguza bamuvana muri Bugesera amasezerano ntarangiye ntisinyi yandi wavuga ngo bayamuhaye kubera ko yabafashije wera muri icyo cyamahoro cyangwa iki ariko ntabwo wavuga ko yagize nyine wavuga ngo yamuhaye yatsinze bingahe yatanze imipira ivamo bingahe yatwaye icyo gikombe ariko nyine nawe arareba akavuga ati reka nibere hano iyi murera igiye kujya muri confederation pressure ntawamenye reka nigumire muri polisi wenda hazamo iby'imishahara izira ku gihe n'ayo maprime akigomiramo hari iki ngiki noneho niba dusoza kugira ngo tujye kuri Murera na APR niba izo nzira zose yarazigerageje ngiye kuri no nshuro Polisi FC nayo ni ataka isoko mpuzamahanga ko nibyiragura abakinnyi beza no muri shampiyona y'u Rwanda ariko shampiyona yacu nyine hari uburyo nyine sinzi kuntu bimeze ndashaka ko ijya noneho nayo igatangira kureba hakurya kareba y'abakinnyi beza kuno tubona ngo APR FC iramanura abakinnyi beza mu shampiyona hirya no hino nayo yatake iryo soko mu buryo buri seriye cyane ku isoko ry'i Burundi ni Buganda riri close no muri shampiyona yacu hano ndashaka ko nayo igira abantu bayizanira abakinnyi nimanura umunyagana nibazana beza hirya no hino ibashyire muri ekipe David Chimezi n'umunyanigeria ariko bafite umunyagana witwa Isa Yakubu niyo n'umunyagana baracyanditse n'amasezerano abangaba baracyahari negire ekipe irimo abasore nka bariya nk'abangahe ngiye polisi bayimuhereza njye nemera yuko byose babishoboye nicyo cy'igihe babishatse babikora ubushobozi burahari bagomba kuba bari kuri competition ubushobozi bw'amafaranga n'ubushobozi bwo kubikora bundi mu mutwe barabufite tujye rero muri Rayon Sport Rayon Sport ngo yasinyishije ngo yakuye kandi kuri tapi rouge ko nabyumvise kuri tapi rouge bose bamukuye muri ya mikino ya pre-season tournament yego nubwo yakinaga Bukavu Dawa uyu muhungu yitwa Tony Kitoga rero ni umukinnyi ubundi usanzwe ufite amasezerano mu ikipe ya Bukavu Dawa njye mvugana n'abantu bo muri Rayon Sport bambwira ko ubundi yagombaga kurara asinya amasezerano kubera ko bari bamaze kumvikana ariko ntabwo bari bafite amakuru ko agifite amasezerano muri Bukavu Dawa bavuga ngo birasaba ko abanza gusa n'asesa amasezerano muri ikipe ya Bukavu Dawa rukora amakipe yanga usanga umukinnyi yatahembwe neza marekirite mata yabone ku gihe ku buryo nyine kuba yasesa amasezerano bishobora kumworohera Tony Kitoga sibanga Rayon Sport baravuganye binyuze kuri Gacinya Chance Denis Gacinya ari muri batatu bari gushakira abakinnyi Rayon Sport ubwo ni Gacinya n'umutoza Lotfi ndetse na Eric Gisa Lotfi yaraje Lotfi ntabwo araza azagira i Kigali ku cyumweru turaza kubigarukaho ariko Lotfi nyine ari mu bari komanda abakinnyi akaba yababwira ati musinyishe umukinnyi cyane cyane nk'abakinnyi bagomba kuva muri Mukura ariko imbaraga zikomeye cyane zo gushaka abakinnyi muri Rayon Sport zifitwe na Gacinya Chance Denis kubera ko burya ntajya yibeshya hari n'umuntu twari kumwe rwose ukabona gake yibeshya rwose hari umuntu twari kumwe ukabona arahamagara Gacinya cyane avuga ati uyageze ubwo ni umuntu wo muri Rayon Gacinya ni umwe mu bantu bafite ijisho ry'abakinnyi uyu rero Tony Kitoga ari gukina iyi mikino ya Esperance Tournament hano kuri tapi rouge nko bivugaga ari mu ikipe bita Buja City ni ikipe irimo n'abanyamahanga benshi ubwo rero urabizi ko abanyamupira baba bariyo pe harimo n'abayobozi b'amakipe atandukanye ba Kenise baba bariyo ba Haji baba bariyo n'abano ba Gacinya baba bariyo ba Hussein baba bariyo ubwo rero baramubonye babona mu by'ukuri afite umupira urahara abakinnyi benshi rega bagiye batangwa n'iyi mikino ya pre-season nk'iyi mikino y'agaciro yabaga umwaka ushize hari abakinnyi benshi bagiye bagaragariramo abakinnyi bari muri za Muhazi babandashimiye Richard niyo abantu bababone ntabwo rero byabara agashya kuba umukinnyi wamubonera hano gusa nyine aracyafite ayo masezerano ubwo icyo Rayon Sport gukora no gushaka uburyo asesa amasezerano bitakunda ubwo ugomba gutanga amafaranga yo kugura amasezerano muri Buja City nicyo kintu kiri kubura kuri uyu musore bita Tony Kitoga hanyuma Rushema Chris
Rushema ko nabonye ngo Rayon Sport imuhimbo 915. ego Rushema hitambitsemo akarere ka Huye hano bwo ari Mukura hitambitsemo akarere ka ngo meya ngo yaramubwiye ati ngwino hano tuvugane. meya yaramubwiye ati urashaka iki umushahara wangahe aramubwira ati umushahara ushaka 100 tuzabiguhemba kandi tuguhembe amezi 12 pana biracyakomeye ariko amezi 10 biracyakomeye urumva Rayon Sport nayo irashyiramo agatuza byasaga naho biri kurangira ariko aho haziyemo akarere ka Huye kugira ngo bagumane abakinnyi bafite identite y'akarere ka Huye muri Mukura bisa naho byajemo kidobya ariko Rayon Sport nayo iracyamuriho birashoboka cyane ko bamusinyisha muri kera kimwe tugiye gutangira ariko ndi makuru arambwira ko afame ya Rotifi azagera i Kigali ku cyumweru buriya Rayon Sport igomba gutangira imyitozo ku itariki 21 icyo cyari igitekerezo cy'umutoza Rotifi ariko kubera ko byahuranye no kwegomba guca iwabo mu biruhuko akagira ibyo wenda akora no gusura famiye buriya ukuntu nyine bano bakinnyi n'abatoza bava hanze abanza guca iwabo mbere yuko zitangira ngo sinzi impamvu kumva umukinnyi ngo yabandi guca iwabo bamaze kujya muri Ghana Rotifi rero azaza ku cyumweru imyitozo muri Rayon Sport bazatangira ku itariki 30 azaba ari kuwa mbere wa muzamu wundi hari undi muzamu niwo wazatangiye imyitozo no muri Burkina Faso niwe n'umunyamari Idrissa Kuyate byararangiye Idrissa Kuyate ntabwo birarangira urumva bafite ku meza yabo abazamu babiri bagomba guhitamo umwe hari n'undi w'umukongomani nawe nabonye bashaka bigeze no gukoresha test bakina na AP Jackson Runanga ntabwo ibyo bifite imbaraga ahubwo ifite imbaraga n'ibya Nicolas Seboato niyo muzamu Idrissa Kuyate uvuga ngo Seboato basa naho barindiriye umutoza Rotifi ko aza agahita afata umwanzuro kuri Seboato ariko Seboato baragiye ashyiramo utuntu tudukoroze mu masezerano ye yarababwiye ati ngiye kugira ngo nsinye muri close mu masezerano ngomba gushyiramo clean sheet imwe ni 200 by'amanyarwanda kuko nawe yarabibonye nyine rira dolari bahaga Kadime yararibonaga yabishyizemo baranabyemera ariko yanababwiye ko byaba byiza basinyishije uyu mupeti bita Chris Rushema kubera ko bakirana muri Mukura bafite uburyo bari bamenyeranye ubwo na communication nyine ikoroha ubwo se bwato bisa naho biri kurangira ahubwo undi mukinnyi rwose bishoboka cyane ko mu cyumweru gitaha muri Rayon Sport bazaba bari kurangizanya nawe n'uyu muhungu witwa Abedi Biramahire Biramahire bagiye kongera amasezerano Abedi Biramahire we bari mu biganiro bagiye kongera amasezerano nyuma yuko babonye mu gishadi de bifuzaga barabasha kuzana mu gisha mu mwanya wa Biramahire Abedi babamana yongera amasezerano muri polisi ubu rero ibiganiro babizamuye cyane wowe uvuga Abedi bigira imana Abedi Biramahire ahubwo bigira imana Abedi we ari Burundi butuvugana afite indege igomba kumugeza i Kigali kuwa mbere zabageze i Kigali ariko w'icyumweru kigiye gutangira ejo bundi Abedi rero yarababwiye ngo nta cyahindutse za miliyoni 40 nigeze kubaca mbere ko ajya muri polisi ziracyari zo ntacyo yarengejeho nta kintu cyahindutse kubera ko yaba urwego rwanjye rwamanutse n'urwego racyari rwa rundi za miliyoni 40 rwaramanutse rutamanutse polisi yabaye muri polisi twavugaga ya comfort zone ariko urebye Abedi urwego ntabwo rwamanutse afite imibare myiza muri polisi ibitego 2 afite imibare myiza yatsinze ibitego 2 atanga asist 8 niyo wamva agaciro kakiri kakandi ariko ntabwo ntago ibirenze cyane birenze ibyo muri Kiyovu n'igihinduka na yati cyari kagomba kuyishyura ariko Rayon Sport yamubwiye ko ishaka miliyoni 30 ku myaka kadusoze 30 ku myaka 2 akaba yasinye ubwo arinde kubona n'umuhaja we Aruno bakumvikana na Sport ku buryo yatakira umukono ku masezerano Rayon Sport yashaka ko icyumweru gitaha amafaranga amaze kuboneka bakishyura zanani zo muri APR usibye Memeda wavuzwe cyane ariko ubundi APR abakinnyi bose ishaka barumvikanye hasigaye kubatangaza gusa official ibintu bya APR byararangiye Dawo ni umukinnyi wa Singida Big Black Stars yasinye amasezerano ibintu bya APR byararangiye yaba ari umukinnyi wa kabiri ya APR yifuje ntimubone agasinya amasezerano mu yindi kipe ubwo nyuma ya Panturu n'uyu Dawo biravuga ko rwose Singida yamusinyishije ibya APR icyumweru gitaha nubwo twamaze kumenya ngo biravahe birajya ku bakinnyi cyane cyane bano b'abanyamahanga ngaho rero mugira umunsi mwiza sawa